Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Uyu munsi maze guteka agafi kari mu gasosi keza gasa gatya. Umva nge ushatse warya ka bugari, ushatse warya karayi gatogosheje, ushatse warya igitoki gitogosheje, icyo ushaka cyose wabirisha bikajyana. Maze guteka ifi rero ngwino nkwereke uko nayitetse. Tubahaye ikaze. Mfite hano aka gakoresho nako muri blender, ngiye gushiramo uturungo twose. Mfite aya mafi abiri akawushije, mfite tungurusumu nshyize muri akantu ka blender, ngiye gushiramo na ka karoti, ndashiramo igice. Ndazikata gutya nshiremo, noneho n'ibirungo byose mbikate, nindangiza mbisye. Urabibona iyi karoti yose sinshaka kuyishiramo, ariko ndabona ngenda nkata gake gake nongeramo, ariko oya irahagije. Tubahaye ikaze rero, ni karibu hano iwacu, ni karibu kwa Mukunda abantu, ni karibu mu gikoni cyacu, ni karibu kwa Mama Larissa. Nitwa Mama Larissa, se mwari murizi? Nitwa Mama Larissa na Mama Sano. Mfite abana babiri, yego mfite se kuki bakunda kuvuga ngo mfite n'umugabo umwe, abateganya kugira wa kabiri. Mfite abana babiri nanjye na papa wabo. Wala nkaba narahisemo kwikorera akazi ko mu rugo iwanjye nyine, bitewe nuko n'ubundi mu buzima busanzwe nta kazi mfite gasanzwe. Naracuruzaga ndangije ndahomba, ubwo nsubira mu rugo gutyo, ntegereje ugushaka kw'Imana. Ni muri ubwo buryo rero navuze nti reka ngerageze nkore plan B. Plan A yarafeirinze, reka nkore plan B. Plan B rero naje kuyigeragereza hano kuri YouTube, yego, kugira ngo ndebe ko hari icyo nazageraho. Ntabwo buranya ncika intege, nibyanga nzakora na plan 3. Urabibona ngiye kubiblendinga, ndashaka kubiteka biblendinze, sibyo? Hagati aho rero nshizeho isafuriya, ariko mw'abantu amasafuriya yanjye amaze gutoboka, yego ko gaze si ikintu, amenshi yaratobotse. Ubu nsigaye nteka muri tubiri, nteka nsuka. Isafuriya rero yumutse nshizemo utuvuta, ni nk'ibiyiko bibiri, tuvuta dukeya. Nicyo cyiza cyo guteka ibirungo biblendinze cyangwa bisekuye. Udafite akablender urabisekura. Urabibona? Wabibonye? Deja byabaye umusosi, byabaye wa musosi. Iyi sosi n'umwana utagira amenyo yayimira, kubera ko nta kantu kaba kamutega, nta gahura n'igitunguru, nta gahura n'igipavuro gishinyitse. Ona tugiye kubishiraho rero bitogote ari amazi akamukemo, noneho dukomeze duteke. Niba uri muri mushasha hano rero tuguhaye ikaze. Ni hano ni kwa Grace's Kitchen. Ichano yitwa Grace's Kitchen. Byarananiye kubivuga, ni ibyongereza tuba twarakope. Grace's Kitchen. Noneho ngewe nyirayo nitwa Grace Mukarukundo, cyangwa Mama wa Larissa na Sano. Ni karibu rero, niba utarakora subscribe yikore, share, like na comment. Ni ingenzi kuri twe kandi urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Imana iguha umugisha. Nshizemo rero umunyu muri rwa ruvange rwanjye rw'ibirungo byose. Ibirungo na blendinze
nabirigase hari bibisi biba bikereta birarura wagira ngo ari mu rusenda, ariko iyo bimaze gusha ntago ubyumva. Gushiramo tomato paste, sorwatomo, iyi ni ya yindi ya 2.5 yanjye. Yego ndashiramo iriya igakeya gusa kuko urabona umusosi ubwawo urasa neza warangije kwikoramo umusosi. Tubiteke bishe rero, ubundi ushiramo uturungo ukunda mw'abantu mwe ibirungo by'amafu. Njya mbikoresha ndabyiga, hari n'ibyo naguze ndabigerageza kubera kutabimenyera ubuturage bwanze kumvamo. Iyo nabitetse kubera kutabimenyera mba numva ibiryo ntazi uko bimeze, kubera ko nimenyereye guteka ibingibi tujya kwa murokore tukabona. Narabiharaye rero ndabigura, none biteretse hariya. Niba ari ugutamenya kubikoresha sombaze, nasubiye ku byanjye. Urabona ko umusosi ugenda usha rero, yarifashe cyane. Dushizemo utuzi, dushiramo utuzi. Wowe ibyo birungo niba ubikunda uzagenda ushiramo buri karungo kose kakuryohera, nibwo iyi sosi izakuryohera. Ariko twebwe twamenyereye nyine bya bindi byacu. Ubundi kirungo nkunda gukoresha ni magi, harya niyo ngoza nkabikoresha ariko n'ubundi birangira bincanze bimvangavanze. Urabona ko ya sosi imaze gutogota rero, imaze gutogota imaze gusa nibwo dushiramo ya mafi yacu, kandi urabona ko igifashe. Ushatse warya ubugari, nge ntabwo nshaka kurya ubugari rero. Aya ni ya mafi naraye nyakawushije. Yego ubundi tugateka isosi yacu tugategereza ikabira. Ndabinginze rero mujye muri ya video muyirangize, shayo muyirebye igice mumpemukiye bya hatari. Niyo waba udashaka kwireba ukayiplayinga telefone ukayitereka hariya ku ruhande ukaza gushiduka yarangiye, nabwo ubu nkoreye nubwo butayirebye biruta kuyireba igice ugahita uyireka. Inshuti zanjye rero ndabakundaga, ndabashimiye kandi abantu mukomeje kureba video zanjye, mukomeje gukanda subscribe, abantu mukomeje kuntera inkunga mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Isosi yahiye, ngiyi ifi yanjye urayibona, ona sosi wayibonye, kansukweho n'agasosi ariko karacyafashe gupfa gusukika n'ibibazo. Wowe uzakora iyo ushaka, niba uyishaka kuyigira ndende, niba ushaka kuyigira rojyorojyo aba ari kuzayikora. Ukuri ndabashimira rero abarebye video, mwakoze kuyireba, mwakoze kubana nanjye, mwarakoze gukanda subscribe. Tugumane dukomeze tubane, mukomeze muntera inkunga. Ndabakunda kandi ndabashimiye. Umwami Yesu